ahubwo shu reka ibyo by'imiryango tubyihorere n'ubundi ahubwo hari ikintu naguhamagariye hano uze tuganire. Kimbwire nta kibazo, njye nagize ngo wahamagaye kugira ngo wenda umbaze ibyerekeranye n'ubukwe. Nso nimbikubwira ntabwo uri bundakarire. Ndaba nkurakarira kubera iki se kandi wumva ikintu ugiye kumbwira kimfitiye akamaro? Ndikumva uri buze kundakarira. Ntabwo uri buze kurakara. Nese ugiye kumbwira ko wabonye undi mugabo utari njyewe? Oya. Wabonye undi muntu ugukoresha ubukwe se? Oya. Kimbwire nta kibazo. Kimbwire tukiganireho kikemuka. Hari ikibazo? Nyine sho nakubeshya ngo ntabwo nagiye kwa muganga. Nyine nagiyeyo ngiye kwivuza barampima. Hanyuma bamaze kugupima? Sho ntabwo uri bundakarire nimbikubwira. Ntabwo ndi bukurakare kandi wumva waragiye kwa muganga nyine barampimye ndi kwa muganga. Nenzi ko ndwaye malariya. Nyine bambwiye icyo ndwaye. Hanyuma se utambwira ko wasanze urwaye sida? Oya ntabwo ari sida ndwaye. Oya ibyo ngibyo nta n'ikibazo. Nese twavuze ko mu bibi n'ibyiza n'ubundi tuzagumana. Nubwo waba urwaye sida n'ubundi ndumva agiye twazagumana. Gusa nyine utambwira ko ariyo basanze urwaye. Ntabwo ariyo ndwaye. Bamaze kumbwira icyo ndwaye. Zana akaboko kwawe kwanze hano mwereke. Akira. Nyine kora hano kunda nyine. Ese gukora kunda? Nyine buke. Gukora kunda se hari ikibazo n'ubwa mbere mpakoze? Nisi urukumva nta kintu kirimo mu nda. Ntiwariye se? Si ibiryo birimo hari iki? Ako sho nyine urabizi ko ngukunda. Ndabizi ko nkunda rwose kandi nanjye urabizi ndagukunda. Sibyo? Nyine ndatwite. Ndatwite. Ndarota cyane. Uratwite? Nyine ndatwite. Nese sho usambwiye ko nkunda. Uratwite? Ubwo iyo nda ni yande? Ni yande nuko. Nagira ngo akawe wamenye kare nese ninde mundi muntu dukunda. Sinye nzaho gusura nkana kuraza. Nese kubuza kunsura kandi azabihure no gutwita. Nyine ndatwite inda yawe. Nese ibyo twigeze tubivuga? Rero ibyo bimenye nibyo naguhamagariye hano. Mu bintu utangiye guhindura isura kandi nari nzi ko ugiye kwishima ubyishimire none ndi kubona uhinduye isura. Nge mbyishimire, nge namenyereye kubaho nge nyine nimenya. Noneho nishimire ko nge kubona undi muntu nawe ngiye kumenya. Nagira ngo wakishimanye nese umuntu ukunda kwanze agiye no kugutwitira ukumva bitabaye nabye. Oya ahubwo ibyo ayo makuru ejo nari ndimo ndakubwira bampaye kusiga ugendana n'abasore. Nubwo nyine barayiguteye ubwo urashaka kuyingereka. Bivuze ngo isigereka ku bandi. Ibyo nibyo yarugiye kumbwira. Nibyo naguhamagariye. Akagenda ntukabeshye. Nuko urakoze. Sho nuko mbwiye sureba ngiye guhita ngenda bibwira musaza wanjye. Ubibwire musaza wanjye. None ndabyigumizamo we nari mfite nabi ko mbikubwiye umfashije iki? Ndabibwira musaza wanjye. Amurere se? We nyire musaza urawijeye? Musaza wanjye nyine. Kwanze kunyumva se mbibwire nde wundi. Kuzi ko nta undi muntu ufite nabibwira musaza wanjye. Musaza we kagira amahanera. Mba kubimubwira. Ese ko wari ugiye kugarutse? Ko bimenye nyine ko ntanigenyine. Nta kibazo we mpa iminsi 2 nzakubwira icyo tuzakora ngiye nawe. Sibyo? We musaza wa mwihorere? Wowe mwihorere na mama wawe ndetse nawe umwihorere ubundi nzakubwira icyo tuzakora nyuma y'iminsi 3. Sibyo? Ako nyine uracyangwa. Ndacyagukunda cyane rwose. Nese ibyo nibyo byatuma nkwanga. Nese ko wari wivumbuye igihe byanarenze byari. Kuba nyine nawe urabiza abasore iyo umuntu atubwiye ko twamuteye inda birabanza bikagorana nyine ariko ibyo ntago ari ibintu nyine binarenze. Ubundi se kurera umwana byananira. Ubundi sinareze barumuna banjye se kurera umwana ntago byananira hari n'uwanjye. Wowe nyuma y'iminsi 3 nzakubwira icyo tuzakora. Ahubwo utahaje ugende uburuhuka. Noneho ubundi nyuma y'iminsi 2 nzaguhamagara n'ubundi uze duhurire hano kuko no haba hizewe turebe ikintu cyo gukora sibyo? Yego. Nta kibazo. Yesu urasigara hano? Ndasigara hano hari umuntu ngiye gutegereza hari ahantu tugiye kujyana umutika mushuti wanjye ubundi nyine na Reka ngende ngire kuruhuka n'undi ntabwo nabimeze neza. Ahubwo nyine turasubira
ko tuzasubira ndabona umpamagaye kuri fone nise ko utansezera bye sawa ariko rero uruhande rumwe kuba naba narateye inda no ku myaka mfite 35 ndumva nta makosa arimo pe ariko nanone se kurera umwana nabyo ko atari ibintu byoroshye kunumva bigiye kuba urugamba aka abakobwa barasaze urasa rumva agiye nzamurera ntacyo kanza nkwereka ikintu ngiye kumukorera nari ngutegereje urahaza aho gagese ntago ngikunda ibintu byo kugendera hasi uruzi ko nkigenda n'amaguru utagira n'icuguta n'ubu ngubu hano nuko indege itabashije kuhagera niyo mpamvu naje nkahita mvuganira kambe nicaye hano mu giti n'ubundi urabona se ndi gukora hasi ese kutereta umuntu ukora hasi buriya ntazakwanga nawe mu minsi iri imbere ahubwo ndaba ngutwara mu ndege sinakubwiye ko tugiye kubana se ubwo nibyo tugiye rega wo nta mezi abiri ari bushire tutabaye ashaka kugira umugore ntago ubishaka oya mbasha wakanga umuntu ugendera mu ndege sikusetsa ndashaka kugira umugore tukabana nta gukura mu busiribateri hajya n'ubusiribateri cyangwa n'ubukumi n'ubukumi nese shere bite ko kurankunda nagukunda rero numva nabahunda ndi ese kubambwiye ngo hari undi mukobwa usigaye musohoka umukobwa twasohokanye abantu nabo baravuga kuwo mukobwa n'umukobwa twiganye yari yaje kunsura mu rugo maze n'ababyeyi bari banahari niyo mpamvu ntazagukuraho umutima kuko se nanjye nzagukunda sinzi ikintu nabigereranya pe paka imitsi y'ikibuno icitse humura nicika nzayidoda ndi muganga wawe ubundi se sibuze kudoda ntabwo wahita unayindodera pe inkorere ese koko urankunda cyane nk'ubu ngubu uwamisa yose nahitanye guha none ukajya ureka no kugenda mu ndege ukajya ugenda bareba hejuru uvuga ati abantu bose n'abahanjye nibyo numva ewana maze n'uwambwira ngo upfire ntabikora urabizi nk'ubu nk'Imana ikeneye nk'umuntu wenda uyisimbuye niwe rwose nakwamamaza nahitamo n'inyibwira ubundi guhuka ugahita rwose uba ari wowe Imana ahubwo no kuri aya magambo meza umbwiye ushimureka ahantu mujyana njya kukwereka impamvu imbwa itameze amahembe baby yo meze bite fresh meze bite cyane sawa kabisa ni karibu kabisa meze bite se mwana ni fresh washize urahageze shanda hageze tu maguru shani meza pe nangaho uba nibera pe singameze tese shani heza ugiye koze kabubwire hano hakuraniye kuhagera koko ahubwo se uribana ikiruzi igeti ngana gutyo yishyura ubumwe akareka ariko ni nkaho nyishyura ubumwe ireze ko mbana na mushiki wanjye nta kintu amariye nta kazi agira akareka akajya se kahesha ko kwirwa agenda shikare nukuri ariko hano ndabona ari wa neza ni neza kabisa nta nubwo nta n'abantu bakinsura abambangamiye ahubwo uzaza uyintiza mwana nirira ibyana ko ndi kubona no gato ntari bikabisa nta kibazo pe cyaza ni mushiki wanjye ariko nta kibazo neza yirirwa hano mushiki wanjye n'ubu ngubu si wamyagiye yari hano mu kanya ariko nubwo hari n'undi mba ndi kumushakira akazi hagiye mu minsi iri imbere atazajya yirirwa hano ariko nakabona ndayikwemereye ntizi igitanda ko gihari matera ko ihari ujye umuzana nyine uzaza untiza mwana ahubwo hari ikintu nanjye kukubwira kubera ko gihari agiye ku kabutike nta kibazo kumbwira tu ejo bundi nyine urabizi hari icyana nateretaga nigeze kukubwira nubwo utarakibona hari icyana nyine nateretaga
Noje ubona agiye kumara bakirambwe ngo kiratwitesha. Ndaseka. Ibaze imyaka yanjye 35 ngo namuteye inda jamuteze. Ubwo se umukobwa ninde? Akanda nagakobwa kagasaze sinza kari ko karabimbwegeyewe. Ndavuga ngo wasanga ari kumbeshya wenda nta nubwo nanabyemeye. Ariko nyakasa niwe. Uri uzi ko mu muryango wacu utagize imyaka 40 ntago hatera inda rwose. Yarabimbwiye ndumirwa pe. Ahubwo nanjye nyine ngo ngire inama y'inako. Inama nakugira umukobwa natangiye kukubwira gutya. Mureke pe. Akandi no kumureka. Mureke no kumureka ahubwo nkahita nanamuha agasopo ntazongere kuvugisha. Mureke cyangwa nta cyiza yakura. Urabonye yenda afite uduceri aravuga ati ndamutse nyimwegetseho yamurera. Uzabona ndi pamwe. Yabonye ufite amateka se. Ari udufaranga nifitiye yawe nukoreje dukurera umwana utari n'uwanjye. Reka bora ntago ari uwanjye uko genda cyari umwana. Ni burundu kabisa. Yo ni imitwa ariko kujya kuzane. Imitwa wa. Byayibona amafaranga. Sana nyine nicyo nanjye kubwira mwana reka ncomoke nyewe kabutike. Shana ribi nanjye mushiki wanjye hagiye mushaka gora wanze n'undi ryaragiye none. Nubagiye kuri toilette nubagiye. Narebe ni dora ndamubwira bangu. Nta kibazo. Mwana nakana nanjye kubwira ariko n'umusazi. Mwije mwihorera. Ntaka niko bimeze. Saba babashonje afite inzawe no bisa abakobwa byatari. Namushiki wanjye mbona azakagira. Sawa. Shon. Asone turarya iki? Ariko turye kawunga. Kawunga giye nshaka. Katurye umuceri ntare. Umuceri nawo nawo nshaka bro. Nawe ushaka? Ntaceka turye igitoki. Ariko se ko nta kintu cy'umushaka kurya. Ushaka iki? Isambusa. Nizo turararira se? Jewe ndaziryo urarira ibyo nyine ushaka genza. Zugutanye no kuntegeka ku mafaranga yawe. Ujya kuyakorera. Umva nyine bro. Gari cyane nagurisha nakubwiye. Iki kiza? Nyine bro ndatwite. Natwite? Ese nagubona ko ari imeze nabi. Nese kumeze nanjye simeze nabi. Use komeze nabi nanjye ndatwite. Ubwo uratwite kuva ryari uninda yiguteye? Mungu bakame umwe bakunda kwita rushinyika. Uvuze? Wa undi uvuye hano kano kanyu? Avuye hano se? Avuye hano nyine mubwira ngo ajda kunira geto kugira ngo azabone uko umwana amusura hano. Nese muri inshuti? Turi inshuti nyine. Ubwo ntago ndi kubyimvisha mu kuntu uvuze ngo nawe yiguteye. Ni shiri wanjye turakunda. Inshuti yanjye bakame. Ngo yaguteye inda. Cyacyuma bundi kirihe? Cyacyuma kirihe? Cyaho ugikoresha iki? Ni cyime kirihe? Kirihe? Kangene mbigukemurire ngo yaguteye inda. Ibyo sara utayicira umugabo se bro.